Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze. Iyo iracyari Beta Skills TV, misheni ya YouTube igenda ikugezaho byinshi uba wibaza ku buzima. Uyu munsi tukaba tugiye kurebera hamwe imwe abantu benshi bakunda kwibaza: ese prostate ishobora kuba yakira? Ese ni ibihe biribwa ushobora kuba wakwirinda ndetse n'ibyo ushobora kuba wafata kugira ngo ibashe kuba yakira cyangwa yagabanuka? Nibyo ngiye kuza rero nkugezaho muri iyi video yacu, nkubwira ngo niba utarakora subscribe n'ubundi bikore, tuzajya tubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye iyi sheni yacu ya YouTube igenda ikugezaho umunsi ku wundi. Ese prostate ishobora kuba yakira? Mu by'ukuri rero igisubizo ni yego, ariko ibi ngibi bikaba biterwa n'ikibazo. Hari umukunzi wacu wabitubajije ariko ngiye kumusubiza mu buryo burambuye. Niba nawe rero ujya wibaza iki kibazo, ndakurarikira gukurikira iyi video kuva itangiye ndetse kugeza ishoje. Prostate rero irakira neza. Nk'uko tuza kubibona, prostate igiye irimo ibyiciro bitatu. Icyiciro cya mbere nicyo bita prostasis, ikindi cyiciro cya kabiri nicyo bita penile prostique hypoplasia, ikindi cya gatatu ni kanseri ya prostate. Reka nze mbanyuriremo nihuta kuri buri cyiciro. Icyiciro cya mbere bita prostasis, iyi ni indwara ikunze gukira neza cyane cyane iyo ivuwe hakiri kare. Uko ivurwa bakoresha antibiyotike. Iyi ngiyi ikunze kuba ari ama-infection ndetse ari udusebe tuba twaragiye dufata kuri prostate. Iki gihe rero ushobora gukoresha antibiyotike ikavura aya ma-infection aba yaratewe n'amabakiteri igafata prostate, iki kibazo kirakemuka. Ikindi, hari imiti igabanya ububabare ndetse n'ibibyimba, iyo bakunze kwita anti-inflammatory. Ikindi, kunywa amazi menshi no kwirinda inzoga n'icyayi gikomeye nabyo bishobora kuba byagufasha mu gihe ufite iyi prostate yo mu bwoko bwa mbere. Iyi prostate yo ikaba ikira neza. Ikindi cyiciro cya kabiri ni prostate ikunda kuza ku bagabo basa nk'aho bakuze, bari hejuru y'imyaka ya 45 ndetse na 55. Ibi ngibi bikaba bidapfa gukira burundu, ariko bakaba baguha imiti ishobora kuba yagabanya ubu bubabare ndetse no kubyimba iyi prostate. Ariko iyi miti ikaba igabanya gukomera kwa prostate, ndetse igihe birenze urugero hashobora no gukorwa operation yo kuba bakubaga. Iyi ngiyi yo ntabwo ikunze gukira burundu, ariko ntabwo yabuza umugabo uyifite kuba ubuzima bushobora kuba bwakomeza bisanzwe. Iyindi ya gatatu hariyo bita kanseri ya prostate. Iyi ngiyi ikaba ishobora gukira iyo yafashwe hakiri kare. Iyo iyi kanseri ikigufata bakaba bagukorera operation hakiri kare, ishobora kuba yakira. Ikindi, ivurwa n'imiti ndetse no kugukorera ama-operation. Hari ama-radiation bakoresha bakabasha kuba yayitwika ibakoresheje iyo bita radiotherapy, bitewe n'icyiciro iyi kanseri irimo. Iyo yamenyekanye itararenga prostate, icyizere cyo gukira kiba ari kinini. Iyo itararenga prostate, byagufasha rero gukira vuba ubu burwayi bwa prostate twagiye tureba hejuru. Mu gihe wumva imyanya myibarukiro idakora neza, cyane cyane udusabo tw'intanga, biba ari byiza gupima prostate hakiri kare. Ikindi, gukora siporo nkeya buri munsi, kwirinda inzoga nyinshi ndetse n'itabi. Ntabwo biba ari byiza kurya imboga n'imbuto nyinshi, by'umwihariko ukibanda ku nyanya. Inyanya ugomba kuzigira inshuti, ugakoresha watermelon, ugakoresha soya, garlic, ndetse byanagushobokera ukibanda mu gukoresha imbuto z'ibihaza. Abantu benshi barabizi, ntabwo ari ibanga ko izi mbuto z'ibihaza zishobora kuba zafasha umuntu urwaye prostate. Ahangaha rero ushobora kwibaza uti, ese nta biribwa umuntu ashobora kuba yakoresha bikamufasha ndetse n'ibyo ashobora kuba yakwirinda? Nibyo ngiye rero kuza nkubwira. Muri make, hari ibiribwa birinda ibyuririzi ndetse no kubyimbirwa, ibyo bakunze kwita anti-inflammatory.
Ibi bifasha kugabanya kubyimba kwa prostate ndetse bikaba byanagukiza izi infection cyangwa aya mabagiteri aba yafashe kuri prostate igatuma hazaho utuntu tw'udusebe. Ibintu uba ugomba kwitaho ni imboga z'icyatsi kibisi. Aha harimo spinashi, broccoli ndetse na karoti. Ikindi imbuto zifitemo antioxidant harimo watermelon, ipapayi, avoka, pome ndetse n'inyanya. Ikindi ni imboga zifite sulforaphane harimo broccoli, amashu ndetse n'ibindi byagufasha gusukura iyi prostate. Ibiribwa rero bikize kuri lycopene nabyo ni ingenzi cyane. Iyi lycopene ikaba ari intungamubiri ikunda gukomoka cyane ku nyanya, kandi inyanya nizo zizwiho kugira iyi lycopene nyinshi. Ikunda gufasha cyane mu gukiza iyi ndwara ya prostate, dore ko ari na nziza mu mikorere y'imyanya myibarukiro y'abagabo. Abenshi bazi ubwenge bakaba bakunze kurya inyanya ari mbisi. Ibindi biribwa byifitemo zinc ndetse na selenium. Izi minerals rero zifasha imikorere myiza y'amasohoro ndetse n'ubwirinzi bwa prostate. Imbuto usangamo kenshi zinc harimo amande, harimo imbuto z'ubunyobwa ndetse n'ibinyampeke harimo whole grain. Ibinyampeke harimo amasaka, uburo, ibigori. Ikindi rero selenium harimo amagi, harimo amafi, inyama z'inka zidafite ibinure byinshi. Ibi ngibi rero ni ibiribwa ugomba kwibandaho mu gihe ufite ikibazo cya prostate. Ibindi biribwa bikize kuri antioxidant, aha rero harimo imbuto zirimo blueberry, akaba ari inkeri z'ubururu, hakaba harimo n'ibinyomoro. Izi rero zikaba zifasha mu kurwanya udukoko twangiza prostate. Ikindi rero harimo ibiribwa ugomba kwirinda mu gihe ufite iki kibazo cya prostate. Irinda inyama zokeje cyane kuko zishobora gutera inflammation. Ikindi irinda inzoga nyinshi, wirinde itabi ndetse n'ikawa nyinshi. Nanone wirinde ibyo kurya bifite amavuta menshi ndetse n'isukari nyinshi. Inama rero nakugira mu gihe ufite iki kibazo, ugomba kunywa amazi menshi buri munsi, byibuza litiro 2. Ikindi ugakoresha cyane utubuto bakunda kwita chia seeds, flax seeds, kuko bifite omega 3 ifasha kugabanya kubyimba. Iki gihe izi mbuto zishobora kuba zagufasha. Gusa rero nyuma y'ibi twagiye tubona y'uburwayi prostate, ushobora kuba wafata imbuto z'ibihaza, ugafata ikiyiko kimwe cy'ifu, warangiza ukagishyira muri santilitiro 250, ubwo ni 1/4 cya litiro. Ugakora umutobe w'inyanya, ukashyiramo na tungurusumu. Ibi ngibi ukabisya, tungurusumu wamaze kuzisya bashyizemo nk'uduheke 4 ndetse n'inyanya zigera nko muri 2 cyangwa 3 bitewe n'uko zingana. Warangiza ukabisya cyangwa ukabisekura, ugashyiramo cya kiyiko cy'ifu y'imbuto z'inzuzi. Ibi ngibi ukabikamura, ukajya unywa uyu mutobe mu gitondo ndetse na nimugoroba. Bitewe n'ubushobozi ufite ukazajya ubasha kubikoresha buri gihe. Bishobora kuba byagufasha cyane mu gihe ufite iki kibazo cya prostate yo mu bwoko bwa mbere. Ndagushimiye cyane rero we wabashije kudukurikira, kugira ngo tuzasubire ubutaha tugenda turebera hamwe n'ibindi bishobora kuba byagufasha. Yari Beta Scores TV. Niba wakunze ikiganiro cyacu, biba ari byiza gukora like, share ndetse ugatanga n'inyunganizi cyangwa n'ikindi uba wifuza ko twazaguteguriraho video y'ubutaha.